Do. Kuva kubera? Oya mfite amaguru atatu ubwo numva ikibazo cyabayeho. Oya mujya muduha inyama nziza cyakuzagera kuri none. Umva umwana w'imbuku nari kuvuga sha. Waje waguze se. Nese waziguze wanyana yimbwa. Nagende kuzirya ntaziguze. Nibo bambira rero ko icana. Bajya ngo n'ikigega. Umuduru baye umuduru. Ntabwo ari ikigega gusa ngo ni baraderi. Kameraman, kubera ibintu bishyushye waje tukabikamera imibere koko. Agakoko. Agakoko kari kwibaranga. Narimiye. Shayi imikino mwayiretse. Do. Kuva kubera? Oya mfite amaguru atatu ubwo numva ikibazo cyabayeho. Yewe we. Ewa. Nego monyo. Yes, abafana bajya mu nkunda kandi mu nkurikirana nabo ngo twatwicaye kuri Nana. Trending TV. Turimo turacumba ubugari. Nakusha ntago ubugari burashya. Ugiye gushya. Yose mbabara umbwire. Amakuru mfite mu yampanga yawe ngirafunze. Shabrada nyine araho atari. Nabara ko biramenye ibintu yakoze kameraman. Yibye telefone. Tekereza umusitari abasitari bakerera bishe bino bintu. Ako nimo kabiri. Nose yagize ati. Nose ko muvuga ko ari telefone murabizi. Nose yagize ati nyine. Akara. Ubwo bugari busubiza hasi ubukubiti. Oya bibaho. Bukubite buvuge. Kambuhe nyine. Ariko uzakabye koko. Ariko we uzajya ejo bundi nzaza mu ruhango muri kira cyumweru. Uzaburiyo? Ni uzantembereza ruhango yose. Nose ni hara mu mugi. Hara kuri gare. Ubita rubona. None ubwo mviramo he? Ubiramo bita kuri nkubi. Kuri nkubi. Kuri nkubi. Bana. Ubu bugarabona ko original riko. Yo ni kinaze kiro kigura 2,000. Aho bita ku mazi. Urabona ko ubwo bugarari bwiza? Bana. Fisi. You are hungry? Mishu, you are hungry? I'm hungry. Food is coming now. Na mugore wari ubugari bwaritswe n'umugabo. Why? Akare. Do you know English? Anyara mu burigi. Rekareka. Wallahi wa birayi. Tondere. Yes, camera. Wait, shisha we sister Chan. Ewa. Ngwino hano. Yes, no kuvuga ngo rero bafana bacu banana Trending TV no kuvuga ngo twabwiye kuzoje tubaha ibintu byinshi. Zirambikaho ariko se ko zimeneka zana hano nkwereka. Ntazirameneka sha. Bushize zaramenetse numva ngiye kwiyahura. Aya niyo yohereza. Igendera rero. Ariko ayo macupa ari yose asigaye yari yatoragure uyajyane. Utaza kugisiza amacupa menshi. Ayo cyano. Zanya gasane kuko. Oya shira kuri yo siniya. Ndabanza ngagakwega neza. Gakwega neza. Kitwa special. Kitwa Special. Kitabugari. Yes. Ya. Ewa. Shano kuvangwa rero temarigwa sha yanengushe. Akarite marigwa ndamureba. Wanyine ikintu cyabanje kuri temarigwa ni kimwe. Ikiye. Sase bya bindi iki. Temarigwa dupange tubyuzuze. Nibigera mu nzi ambwengara nahagurutse. Nashira umwanya ahita abwira ngagiye gusari. Gusari birangire mbwe ati se temarigwa rero ugiye atumye nkorera ikiganiro. Namambo sha. Yes. Kanze ngomba kubuteka bundi nka nabuteka. Bana kora ko kwajya ngo ibintu by'ubugari wagira ngo babizira. Ana wikimaze nako babyita buhana. Umva fisi. Uzikintu nkuzaniye. Uzikintu gukora. Urarya ibiryo byanjye utavuze. Uhaguruka utavuze. Avuga tumudi. Numva ugiye kubiri ndakomena ijisho. Birajya uvuga amacana arenga 200 ntago byemewe. Wabyumvise? Ugira shanu. Utayivuga. Ibyo ntacyo Fisi live ariko ibyo kuvuga ngo Instagram wakabonye ariko
bana reka noneho kabanza kazamuka neza kazamuka neza nikabara kuzamuka noneho ugire gute ugakubite kuki cyo bita kwipara kabaza nkwereka oya gakubite kwiparato kose kose nta mpamvu zo kugabanya ntabwo iyo wihaye uba wihaye warihaye asikegare we wagiye jya wongeraho gikeri yes ndashaka kurya ubugari nananyaye wanyanyaye urajyara hepfo ko butanyaza kuko umwobo mbamo aho nta nyuma ntago haba oya ndanyara hafi yesi njya kunyara mbabarira ufata icyo kintu oya jyamo inyuma basi byibura kuri robine jya mva mu bitugu ugahambirwa oya cyane komeza nyuma iriya urabona ukuntu umeze nk'intuza wagira ngo ntagunya wowe ubugari uri he aha none ni ukuvuga ngo banyarwanda agatsima mwakabonye ari yagiye kugira mu bitungo wadusize kakameza ibirabyo bigura byeri iyi ndagushaka nakubonye fisi ibintu bunkoreye ushaka kundiranya ukuntu ungana wowe ugahambirwa we reba nk'ubu ngutu abaturage bandakarira kubera inyana ryawe ni insobe barye fungura ayo mazi urabigenda nawe ujya gukaraba washyano agatsima kebaye oya jya gukaraba ntabwo wankorera mu bugari uvuye muri bariya bagabo ni ubuvuga ubundi amashyi ariko izi sirihaye rwose fisi babara umbwira reba nk'ubu ngubu tujya abaturanyi banyanga kandi twari twibaniye neza kubera kunyara kuri robine fisi ibyo bintu urimo ni ibiki kukize ku gatsima ntacyo fisi arabyemera ntakibushyira ku bugari gukatira ukuntu bakubita mu ntege ubwo ndakoze oya wari kumuha kumwuko mwe kumwuko nanjye karyo fi karyo mbabarira n'ubundi ubugari bwo kumwuko nubwo buryoha abantu b'abagabo koko niyo mpamvu nta mugabo nabonye pe nimwe muri gutuma ngumbi none zo turi abagore ugiye kuvuga umugabo bari uwandi ese abantu b'abagabo bari kurira ku ntuza twe twatumye umera gutyo umva mo bebe komanya ngo bakugereza akameza nameze gute musore byarabyimbye mani birakukira komanga kwa mugeni rega fata hepfo kwa papa mahere nose mbabura umbwira tutitaye kuba duca intege tutitaye kuvuga ngo dukunda ibyo cyangwa tugira gute reka nyine barazanye yizane ubwo bugari wabukuraho byashoboka kabaza n'ameza rero yes mbabura umbwira misho urabibona ute wicaye kuri Nana Trending TV Nana Trending TV ntabwo uraza kugera utariye nanuragabura nanuragabura izishyira agiye kuguhaze aguhaye inkoko n'ubugari nana uratugaburira pe nane se niba utumye ugana gutyo agagaca no karabana basitsima yahiye yayikureho nyine yarure jana nizo udashyi dore jara nakara kameza ku ruhande ubu terekeho ntacyo bite ako uyu mugabo azi kwarika neza nako ni umusore ntamubuza abakobwa ni umusore waheye umuntu wakutse amenyo rero nongere njye hafi Tombe mufashe kuri cya mikoro no oya tereka imbere hari imbere uteka winose tereka imbere geze baro bisoso buri wese atewe mutebuke zana iyo nyamasha abari hepfo mwihangana hano bari hepfo se shahu byarabarangiranye nta kibazo tebuka mwana wanje ndicara kuri iyo mwana okay yes rero bantu banje mu nkuna kandi mu kirana nshimira na ubateze shiro gikorwa cyuko urabona ko wari kurya kuri cyo tubanze dusenga naherukaga kurya dusenge kandi bitetse kira cyarasaze ibintu bihiye ntago biba bikwiye gusengera ishobora byose yaremye ijuru n'isi ibi biryo utume bimpaza vuba na ujya wongera rero no turye nk'inkoko nk'ebyiri sibyo ratanyama kuva ejo bundi utaza kunuma amata rwose rungirije mu mata
ko nataye ikibindi hepfo iriya se mana cyabyerize ibibazo barakizana Zana itete ibindi cyane. cyo koze ubugari burashyushye yo ntago jyamo uzajyamo rero wafashwe na ribu niba igufasha ujyamo kandi barajya we ntagariki reka baravanga ikibindi niba yigufashe ujya muri kamera yayo aka ngaka barimo baraciramo ubona na shatire trending tv yego simba barombwiye ndeba igihe cyose bari basirise byabuze ahantu urya ariko ubonye Dore ndagasiki. yifashe nka diki cyari kibimenye ni diki cyifashe nka diki ariko mwana ni mutipe yihaye inyama nini nose ni oya bano kubera aribo baruye bagiye baturira mu mibare yego sha fisi shamura cyane hari umuroha n'amazi yewe barya amafi gusa n'inyama none wicaye kuri na ariko shafi twamubwiye akiye wiyemeje kugaburira abantu banabagaburira shanana ku izina ry'Imana Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha igukubira inshuro Nawe iyo zirindwi bamuhaye baramuhata. Burya utanga uko baguhaye. ko baguhaye ni ukuri pe kamera makakaruka kaze kutagafashe cyangwa uragafata usoje ntabwo wamurese se yavanga imirimo ibiri yarashobora kameramani wihangane kuba turi kurya ariko uhagaze mwana siko nta mukameramani urya Yatatitira. abakameramani baragowe reka nkora abaturage bahuruye harya gukuramo uriya wabona banashonje diza barashoboye harya gukuramo ntabwo byemewe ntabwo byemewe kuko ntabwo ndamenya Gira ngo nagire inonogo mari. iki kiganiro kirahenze kandi kurya wambaye byabigeze kuko kujya ujye kurya bazaduhane warya wambaye ngaho kurya bazaduhane kuko kujya kugira ngo nyine ayakuru bazaduhane kubera uvuga ngo fisi nakora ikiganiro kuri Kigali Live TV dukora twambaye ubusa mbega mwihaye mwanjegera mwe ko mwaruye ubutaha ninjye uzarura kuri nano ni wowe Aya ni tako rya mabuja. itako rya mabuja wese uyu shana marangi abaza barombwire imuze ko none wiharagaje kwambara rinete cyase uhuye na ntuza sigaye mbarebera mu mafaranga uzuye nka ntuza uhuye na nande n'umwe muremure arya bamwita nde uba uri ku nganja muremure nyagahene yahita ziba zira rinete ko ahita ziba ibibazo n'imbere y'inkoko iyi nkoko nayiguze ejo bundi noneho ukuntu uba uvuga uvugishwa kubera uri kurya inkoko Tako ni ngombwa. nayiguze ejo bundi ndibuze ko ndimusagire na temarigwe na fisi nawe Maze amezi abiri. temarigwe natemarigwe waramuzanyemo ngasangire na mishuri yanze nta mugabo kagiye ese ibyo birakureba kandi batanyishyuye bayitoza nyine murabivugana ntabwo agiye kandi bagiye kuzana n'ubu mwese njye subiza nanjye ko batanyishyuye oya fisi cyangwa ibintu byo ntabwo yagenda yanuza ntabwo ngifite ikibazo cy'uko yagiye reba wihanganye gato yamuhereke iki ubu sura mugeraho ryari wateze we neza na safi kamubaza ko ndeba utizera kandi nawe uri igisambo Ege wenyine. ninde wagutwarira ibintu koko ntabyo mani bari abatwara bobo uyoboye ko ari inyangamugayo mani Aziko batwaye memori se buri. nawe afite ibyabo buriya yatwaye niyo mpamvu afite ubwoba yabatwariye memori kubera ko ya mwana reka nkubwire mwana niba dukora nanjye ntukameze urubuga aravuze ko ariko nyine bavuze ufite ikibazo nyine fije ndizera kujya baza wumve se mushusho reba oya ntukizera abantu we nta kintu wazira umwana w'umuntu avumwe uyu wizera umwana w'umuntu ariko uriya mugabo ibikoresho bye byose birahara mu nzu iwanjye ubwo yabagiye ntabwo banagenda nanjye batanyishyuye naze kubizi ngeze hari umuntu ujya umeze uzi ko bobo bobo nazi uzi ko bobo ari inyangamugayo se mani ye bobo rero mu bantu nemera gusa fishi yarashonje ariko twese twari dushonje urabona se tutari kurya urabona tutari kurya nk'abakurikiwe Yatatse yahoze inshyushyu nk'umwana biranga. anywa byeri biranga Biranga. Baze kunywesha amata byeri. ku mwana muduhaye ibigufwa mutwara inyama ndagasa ariko se n'ugataziguze ntabwo turi ku kazi Ntajye yishimye. oya mujya muduha inyama nziza cyangwa Umbaze- tuzagera kuri none umva umwana w'imbwa ukuntu ari kuvuga sha waje waguze se mbese wowe waziguze wanyana y'imbwa Naze ndi kuzirya ntaziguze. nibo bambera rero ko icana nibwo bwa mbere ari uyu muzuka kurira kwa manibu Oya ntago ari bwa. Aya no bwa. yewe nibyo rwose ubwo bambera bwa mbere nimba ari ibyo Agagabura. oya aragabura nta kwishyura ugataha ukajya kuzigurira se. harya babivuga gute ra Cyambere ni amahoro.
bosi wacu nana umenye yuko bampaye ikigufwa cy'inyama ntabwo bigeze bampa inyama bampaye akanyama kafe umunyamabondo aragira ngo se kuziryaho nijoro nyamabondo ubunyama yo mudiye inyama mwari bitatu ampaye kubanga meze nari nabiciye Temarigwe nawe nuriya Temarigwe akajya hora nderega mbona izabura ego mana nje uhitamo twebwe cyane andi ko Temarigwe yapfuye abona ibintu bajya bavuga udari tone ndakuzi inda yawe ko ufite neza nk'iya muvomo ego bya umwana ukamumenya umwana ngo ninde kandi ibya ikiguruka igura gato kamutamike sha ibya ikibazo ngira kiriga ikibazo ni inde soko kora kunagana kuri bivuga ngo ni ikibazo oya nagari we urasesereza nagari uze ko ntamenya ageragira iryinyo rimwe ntariho ego aranabikurya gira kwa kundi buri we ntabwo bikora uzi ko inda rimbi we ntabwo bikora ngo byembere bagira bati gute dore bareba rega buriya nawe azagera ahamenya yagure mu mwihorere nakira aba diaspora se ni bashona ako barareba gushona buri kugera mu giswahili cyuzuye no kudoda yari yavuze ngo mu diaspora arashona cyane cyane yanikira nibwo uri gushona niwo gutonora ugukanura shana kuri kimana nyama mwampaye uzikira ngo ndira Felix ngiye buriya niba ngo ushaka kurya inyama uzazirya iwawe Sinutwa rujya kubango uja kwa Safi yaraziguhaye Safi yaraziguhaye ariko mu gihe uhaye umuntu ikintu ikibazo uramuha nuko abantu bashaka kuvuga ati fisi yari inyama kwa mnyama kimbabaza kurusha ibindi nigiye muntu nawe wenda ubivuga usigaye ntumira umuntu nkamugaburira n'imbere y'Imana arandi arabizi agatwe kandi areba katameze nk'iyi nkoko Yesu Kristo nuko umutwe wawe umeze meze nk'iyi nkoko yarwaye sida ariko bive nibwo kimubona nibwo kimubona dore n'ubwa mbere mbonye yambaye gutya sari njye n'uyu kwego rwara sida ni wowe ntawe utayikuye umuntu wese wababanze ku umuntu no kwifoto ya WhatsApp bantu nimuzigera mwizera ngo umuntu arabyutse ngo ntabwo yese kinini no kwifoto ya WhatsApp nawe yagize gutya ajya hararamye kujya gaterekana umutwe dore rero utubona amaso oya ariko nashyizeho bakare ujya wambara ingofero buri genda gusa Yesu nasa afite imyaka ingaho uyu muntu ni mukuru muri umuntu ahora afunze ntabwo ngana na fite afungiye iki ibyo telefone ngeze ko ndi sogokuru Kabe ntabwo muzi kwa Manibu Kabe yamaye nko musaza mwa kutamanya baba basi ariko kukibona abantu bakera bamaze bigiye kirekire biba ase nyamabo kuki ushaka kugenda ku bantu mwana ni wowe mvuze ko Kabe ko ari gikora amutipe ya sojya kumusura wapi baranyangiye man none nagiyeyo saa 10 barambwira ngo tekuza saa 8 za nijoro niko bagerayo ngo cyangwa ngo saa 7 ukaburageza ngo byira saa 5 ngo winjiye samugani babana ko batari kuza abahe nta mugabo mugabo ese nugira nimero ye ugiye nyuma banagiye baba ari abantu b'ubukwa je birasinja mbyemwe ako nta nubwo babikora nta nubwo babikora kandi bobo ngaje kuzana mashini ashaka kwagiye Nyamirambo kuko bafite hoya bafite ntuza kirega ko ndi kubikora bamabaye macano yanyu aya macano yabo bayamereze nanjye koko bareba akazi nkora je rero kino mpfa na bano bantu binanga mu Rwanda cyangwa Kigali bamwe muri bo baradusebye sake bro kombite guri nkunguzi bamwe na bamwe baradusebye ntabwo ndi nkunguzi ndiye badusabye gute nyine abaye 500 urashaka kumpa ibiganiro by'ukwezi wabyumvise fi none umaje kubishyikira telefone ziyikuraho agoye amafaranga ya mafaranga mbi mu ngo n'ubugegere hazagize se unyiyongoza akareba ko ngiye ntari umwana mubi urubyumva kandi uvuga ngo ngewe ndashaka kanaka abari bo mukorana shanana nta kigabo yazongera kujya umuntu agiye kugira gute ugiye kwiba
umuntu urwaye amafaranga ngaba ntabwo mani babishaka kanyama cyarumeza wayimaze ya nyama nayimaze ariko ikibazo ntabwo nubwo ikibazo gifitanye n'uyu yewe rwose ntuzongere kunzana ugiye kunsondeka nagukubise akaboko n'imbavu ariko se inyama ntabwo waziriye mbere wakiriwe muri ntabwo watangiye kuzirya mbere sibwo waziriye urashaka kuzirya iyo wayiriye mbere yaheze yazukira mu nzira fisi n'iki se ikiri muri fisi ngewe fisi nubwo ari umusitari cyangwa ibintu bimazemo igihe kirekire ntabwo fisi yiyemera Fisi n'umwana mwiza ikibi wenda no kumugangurira niyo yaba ari fata ntiyayiguha ariko n'umwana mwiza teganya amabondo kwiyemera no kuri nibibi umwana arare kubera ndi umuntu w'umucamu rwose kandi kubera no kuvuga ngo ujye ubona umuntu atangiye kujya gusenga bafite ubwoba bwo gupfa noneho ngewe impamvu njya gusenga mba mfite ufite ubwoba bw'ahantu uzajya niyo mpamvu ntarabikundura sinzapfa vuba wapi icya mbere cyo nta muntu utazapfa ahubwo bagiriye inama bantu mudukurikiranye kuri kamera ujye wicara usenga imana unihane utwaha duke duke kugira ngo umunsi wapfuye basi imana izakubabarire batangire porampo bakahwereye gake gake sha nukuri ko imana nyamahoro yicare nagabura oya n'imbere y'Imana ese kuri kundungurura urimo kureba he wowe akica niragabura reba jya worohereye kare utaka inzara jya ufatamo agasosi niba utahaze usome tubare muri bugari umare ahandi hantu nabonye bagabura nayo nyamirimo nta yindi nyama irimo yari bibaza zari inyama siwanye nuko mungana bo baragiye ku murenge ariko umuntu mfite telefone nindi intoya ntabwo nyizi nini se irahari nari ni kuyitabira gatukura karahari ntabwo kawe hano ntabwo biba ariko ngiye kuva hano njye kuba muri aparitoma kubera iki ariko ngiye fibra ngiye kwica hano heza hari igipangu kinini nko kwirebero za Gisozi simwajya munsangayo wagwara guhata n'indi ndanga ndagira ngo ujya kuramisa kuri ya nirire wagwaye naguhata se wamaye ariko uza kugira ngo wemere uza ko nta kugira ngo wemere ko ibiryo bisigaye byarabuze gasa ko yavuye aha ngaha aragenda yarabuze ibiryo mushi nta muntu agihamagara yarabibuze asambwa ni mushi sarabo kibona gasuku nago yabura ibiryo ye bwari bugaye bwabo bwari bari kunyica jana umugore hasigaye akoresha gasuku nago yabura jana ibiryo umugore aba ari gukoresha noze kugira ngo wemere hari umuntu usugaranye content yo kurya mu gihugu cyangwa yo guteka keretse nge nawe washida kubona watetse n'umunsi n'umwe sinanzi ko uje ako unari nanjye nubwo nteka ibishyimbo n'umuceri ariko sigaye nteka hari nuza za urunatego ku mutwe. Ntabwo namuhakana. nta kigori bari umuntu munini ajya kubwira ngo afite ibiryo uzabihakana ariko umuntu munini akubwira ngo afite amafaranga uzabyemere kubera kuko urumva umuntu munini yagira akantu kaba mu nda gahora karegarega kagira gutya gashaka kurya amafaranga barayagira mwana sha wamereyeho andaha ese nayo ugira njera y'abandi sha nyamabo ndayegwe ndakeseje ngajya ngo ni ikigega umuduru ubaye umuduru ntabwo ari ikigega gusa ahubwo ni baraderi dore baraderi niyo ugira gutya mureza ikabyina byimba buri munsi murambo byimba buri munsi yewe se reka turarya mwana ntabwo no mu bintu uravukura bizana ntabwo ni ukuri ntiwizana ubona uzi impamvu ungana gutya ntabwo urya uba anywa nk'amayoga nguhaye ntazi. n'ibintu ndya cyangwa se ubundi buriya kubyibuha biterwa no kurya bigaterwa n'umutuzo umutuzo kurya nyine wamara kwirira ukiryamira ukaruhuka saa sita banywa ibyuma utanywa ibintu by'ibyuma ngo cyangwa unywa ibiyoga byinshi cyangwa urare muri boate nk'aho uri indaya cyangwa urare ijoro nk'aho uri umusirikare urumva ukaryama ukaruhuka ugakora bizinesi zawe wigaramiye mbese ni gute utabyuha uve mu ijuto w'ikinonko uva nkugire inama umuvandimwe ntugahekenye ayo magufwa y'intuza y'inkoko abiki biba bimeze bite ayo magufwa atera kanseri
ubu leta y'u Rwanda ifite inzego zose kuva hasi kugera hejuru kugera ku isibo yararebye ibintu nkuko zatumara ituma tuzirya oya impamvu ndi kubikubwira ngenda yizi ikintu cya mbere ni amakuru iyi nkoko hari ubwo ari inyarwanda sinzi ni inyarwanda ari inyarwanda iryo gufwa niyo warimira nta kibazo mane ko ndeba urimo kudusebya wariyindi kazamuka si umwana ubundi ubura umuntu oya ahubwo ari kuzana inda nk'iy'abapagasi asundo pagasi arabyiba uzi mugabo ko bavugitaramo n'amaguru nase n'amabona ujya ariko fibazara bwo bambere mubonye uri muri imisi urimo guhitinga kuri agisirage niho twirukanishije arakora cyane ejo none waruri oya gihereka no kuvuga ngo ngewe ngiraho ibihe byanjye nuko mushagiraho ibihe bye sibyo ratamisha singe mwana singe mwana ujya kwandura se nyamabona banza aracyari tukarabye shana saramaze ukarabye ejo wazabona umwanya tuzana amazi dukarabe oya zana amazi gari ejo se ko murimo gukora muri botike mutabona botike mukoreramo bande mureka ahantu hose barahafunze kubera iki nta macano yemewe wiki bazi uyu nguyu nose niba kuri ibyo uvuga utabizi ararume se sibahafunze niba arimo hafunze kuba ararume ifunze nyiri ararume se ashinzwe iki mu Rwanda ku buryo afunga kuri ararume uruko ryari nose ubu nyine ubu wajyayo wajyayo nyine ngeze sinagiye ryarize ariko fisi rero ntago ajya amenya amakuru fisi rero urabona ko kajya twicaye turi mu magambo uzi ibintu biherutse ukuntu bingana none se ubundi reka nkubaze ikibazo ahantu ho gukorera hirya amahina data umwana urahiye se reka fisi reka igifenese mani banza ugenda ushyira mu tundi mwana nyakonjeje utuntu two twabikwiza dukora za teniya nose fi simeruka ufite kirida ku nganje bahajijije iki aratwika mwana ku nganje bahajijije nayo nyine yongera mande mazi cyangwa kuri yongera mande mazi ngenzane n'agasabo ku nganje bahahoye iki ku nganje singize icyo bahahoye kuri garden garasi oya ku nganje bari kuhavugurura hoya kandi kuwa gatatu nari yakoreyeyo ngenzi ko bari kuvugurura wapi samwe bateraga indabo se ngewe sinzigera muri ahantu nkorera nagura n'udutebe tumwe twa plastique nkajya nugendana mu modoka imodoka sura yigira ntayo mfite ariko ukayigera ku bitugu oya ntabwo nyifite ariko mfite abajama none se agasabune mu mwanya wawe isabune nayo barayiguha n'ushaka na give muje anagasabune karaho hanze ra agasabune genda ugafata ariya kuri robine kino gipangu reka ngubute sitari kino gipangu nza kukibamo bwa mbere ari imfunguye mvuye mageragere ariko nzi iyi nzu barayifashe nyine nimanga inzu hari umuntu wayimpaye umwaka wose mbere yuko nyine fungurwa ko yari inshuti yanjye nyine arambwira ati kuva mbere wari umuntu w'umugabo cyangwa kubitira akazi umwaka ubu kabamo bizabyemera none nawe ubwo uzaba ushaka hantu ubu ntabwo yishyura nararangije ku nyine umwaka wararangiye simaze ibiri se none murafunguwe abayeteje pasi yambaye neza asa neza wabyumvise noneho birangije ntabwo urimo kubyumva rero sitori misho noneho birangije ngo none nta matora mfite urabyumva nta gitanda ntacyo ndyama hasi noneho mu gitondo mbyutse abantu bambonye wanambonye baravuga ati se ko twabona gura umuntu ari umubosi tukaba tureba ari igikoko buri gikoko n'umuntu ubukene kubera ko nyine naje mfite agakapu ariko ntafite matora ndi burareho waraye mu nzu itagira amatora itagira n'igitanda dore sabone ngiri nose ko itaye hasi arigira hati ntago iri hasi uri muri ubafi bantu ubwo noneho kuntu azamutse urabona abantu ngiriye hano imbere yawe urabona umuntu ufunguye wese aba azi guteza ipasi buriya azi kwiyitaho none babona nsohotse kizaka gufura ngiye bakavuga tura n'umubosi none no kurya bikaba ari intambara hara ntago nzinziranye nabo hepfo umugabo waho nari nzanye ko ntazi kaba hano nawe atabinangaha none ubu bana nkajyaza nkasuhuza ati mwiriwe yemwe nkasuhuza ubusa ariko nkasuhuza ariko mbona bayishije urumva none itagerageza kwigira inshuti y'abana kugira nibabwira ngo nibajye kurya nanjye ngiye kuryaho fisi beza nahuye nabyo ndagenda bana fata akamikoro nawe urumva noneho yabonetse ubu ngubu ndagenda ndabyimba ndagenda ndakuramo
ubwo birangije ubwo ngubwo akadobo gafaniwe none ko nyamabonda nyaramo ninjoro we ntarwo arakanye n'akabaturanyi nuko ratanyibwire ubwo nyine birangije ebana mbaho nta kazi mbaho ntaki kajya nibaza ikintu nzakora none najya kwaka akazi ahantu nigize kibyo nize njye bora nize mekanike nigare cyo nitaretse biga biogaz nabyize mu Buholandi tuye nabyize nahanga kuri buruse ya leta na certificat bifite ibyangombwa byose ndabifite mbesha nyamabonda n'imbere y'Imana nibyo none birabaye reka no kungiye buriya impamvu ujye nta kintu meze nk'umuntu wamufite ikintu witaho cyangwa njye nigize bora nifite umugore n'abana tunabanye neza no umugore bamfunze imyaka bari bampaye kuyihanganira biramunanira biba ngombwa kagira gute yishakira undi mugabo none ubwo rero ebana naho ngiye kudepoza bashyira muri mashini urabona system ibaho ubu ngubu yafunzwe niyo wajya ku mupaka bahita babona ko wafunzwe yego ebana akazi bakamwa ngo mfite ubusembwa umwambaro mpaye akazi no mu muhora hepfo yakuhaye ko gukora iki kwibumbi 150 gucuruza amavuta mu mujyi amwe mu 150 bwamaga ibumbi 5 ku munsi ebana ndagakora ariko nonza biza kuba ngombwa yuko none njya kuri ibintu bya TikTok nari mfite ya telefone bite ngo yitunge gaceze yego nkajya nzamura zari zaraje nafunguye zimaze iminsi zije ese duhurira Nyabugogo bijya imaze iminsi mfunguye yego none najya nguhamagara nawe nkumva weje naraguhamagaye ni wowe nawe wasoza kandi uri mu kiganiro nose wari wo gusonga gusa yego rata urabyumva kuraka agatebe kawe wicara aho ngaho noneho ubwo mpora nafise Nyabugogo fise turifuza ndavuga ati rashaka kuzantunga kamera tukikoranira none navuga ati dora turi barinije nawe reka twishingire groupe tujye twikorera fise namuhamagara kambwira ngo ntago mpari ubo ntanamfate ubwo bukenye we nago uzi uri gushaka platform hano yewe birakugora no yanga no kukwitaba oya ariko ngewe Nyamabona nago nanze kukwitaba kuyera irati yindi mpamvu sibyo ngewe nari imaze iminsi ndi Cyangugu ariho turi gukinira wari i Kigali nakubeshyera atandaba wibuka ko nyuma yaho naraguhamagaye muhamagaje ni nimero uhita ubura ngo noneho ngo turi ku Gisozi nguza kumvugisha ngo mvuye ku Gisozi uri kuryanyeze birata nibwo nagiye kureba Ndimbati kuko Ndimbati bura tuzanya mu myaka 20 ishize mwe mwarafunganywe Ndimbati muze mfira mu ishene Ndimbati mugezeho ndamubwira ati twabanye hariya twatuze kera wamfasha iki kugira ngo nigaragare kuri kamera Ndimbati arambwira ati nta mpano ufite ahubwo arambwira ati nta content arambwira ati umuntu twabanye hariya ariko yangiriye neza ati reka nkwerere ibihumbi 10 ujye kwigura kawunga niko kamara iminsi yego ariko yarakoze ibihumbi 10 ugira ngo kuri iki gihe umuntu kubikore kuri hasi sawa abarabimaye ariko ntabwo urashaka ibihumbi 10 n'imbere y'Imana ntabyo nari nyine nabyo nashakaga nashakaga umuntu ununga kamera bora none zo kankoreka kugira ngo wemere hari umuntu muri bino minute turimo turakora kano kanya ariko ukeneye kamera utakeneye na miliyoni utakeneye miliyoni 2 nose mishobora agwaye kamera ntawe miliyoni 10 hari wabuho akabyihora kama kamera gusa sha nukoranye byari bimeze ndayishaka meze na ndamanuka ndaza uwayigura gutya kamera nkabona arayimfumbatije ati mishu mwana w'Imana ndakwemera kira kamera najya muvuga buri munsi sinazasiba no kumuvuga ndamanuka ndaje maje kuza nizira muri uyu mwobo wanje yes vayo muza twenjoying noneho umuntu yavuye mageragere cyangwa afite gutaba afite imyenda myiza n'inkweto nkajya ngurisha kimwe kugira ngo niki wabaga ubifite ibyo imyenda byo gukora neza ibyo nakuye muri geze nyine arakora abantu baza kugusura iki niki n'amakweto none ntabwo uzubwira urukino cyambayeho ubwo mba ngiye kuri cyo ndazamura kuri nyine ngo babyita gusorora garya yes none mba mbonye uwo bita ketchup yashyizeho nimero ye none ariko akashyiraho ngo ntabwo wemerewe kugira gute ngo kumuhamagara yampaye inka wemerewe iki se kugira ngo wandika kuri WhatsApp ntiwemerewe kumuhamagara ntiwemerewe no kugira gute no kugira ikintu mubaza ariko kareka ngo ushyira amafoto magufiya nirirerire n'umudugudu utemo n'umurenge n'ibihumbi 30
ugashyiraho n'ibihumbi 30. ibyo n'ubwo baracyabicishaho ibyo mvuga niko kuri ngo yikise 30 yiki iyo kugira ngo wiyandikishe nyine bakurangira ko isano zaza gukorera bakubonye oya ibyo nkubwira ni ibintu biriho bari babishyize public oya niwe jewe gukorera imirande n'ubu niko niko akibikora none njye namuhamagara none narihana ndamubwira ati iragora mani nanjye ubu nimara gufatisha fresh kugira ngo rwose nzaguheta yiwe aho se yafatisha kangaye ariko ni mu rero abantu bajya bati wamwumvise wowe ikibazo cyawe mishu kubera iki ntago wiha agaciro kandi ni ukuri kwima none se oya wabaye umusitari ahubwo ntabwo urabimenya ko wabaye fisi njye ufite ijambo nanjye usigaye ku biryo mwese mwananiye birarangiye baza bumvise bari baduhaye n'ubugari bwinshi birarangiye bimaze kurangira nyita mfata nyine kwa kuri muri restaurant mbonamo nimero y'uwo mugabo ketchup y'uwo mudamu none ndamubwira avuga ati se bimeze ndavuga ati njyewe Kanyamabanda akunda ubugari nariwe n'abantu benshi nta kindi yadutekera kimwe bavuga ndavuga ati njye nariwe n'abantu benshi ndashaka kumbwiza ukuri ibi bintu biriho cyane ntago biriho arambwira ati mbere yuko tuvugana amafaranga washyizeho ndavuga ati niba ushaka ko tuvugana wowe ndangira ahantu ukora njyewe nyakuzane mu ntoki numva ntago byumva nisubiriraho yatabona umwana witwa Giro Show TV ako banza bayarya barayarya nyine bose babahereza ibyo ubu se ntawe uzi umusitari bigeze mu minsi yashize umwe wakinaga muri City Med bigeze gufata ngo yari amafaranga y'abantu gutya ariko byandika none nabwo birabaye birarangiye ndabura kubwira ngiye nkurangiye byambaye kugira ngo nze muri bino bihe bimaje kurangira ubwo akazi none umwana tugenda mwamba navuga ati wamfasha iki ko ngenzi kuvuga nkabona uba nifitiye impano umunwa uranawugira no kuri none umwana twagira uzikurugera yambajije yarambajije ngo utuye ndavuga ati ngiye ntuye ku isoko rya Kimisagara arambwira ati nane ntuye Karama kuri RIB y'Ikarama haraza Norvege nagendaga n'amaguru nacaga hano hagati muri uyu musozi wa mo Kigali kamenukira inyuma nkahita mpingukayo tugiye gukora ibiganiro niho natanye nkora ibintu byo kunyara ku nzira natanye nkora ibintu byo kunyara ku nzira ubundi nkajya kurinya mu mujyi bakamfata asara bikoraga byanyabyo byanyabyo seri nose ko nashaka ko bantunga kamera kari kugira ngo bamenye mwatatu kawushyira ku yes birabaye bimaje kuba kirabura gutyo kirabura nagiye kubona mbona muri cyo nagiye kubona mbona none nagiye kureba nde gasuku izuba ryakubitaga uri hafi nagiye kureba gasuku hari yaba aramwanga bakuri ku mpande ujya kuri bawo none ntabwo nahise hatuye ndazamuka njya kuri bawo ngeze ndamutelefona none urabona ko afite imandwa nyinshi ziba ziri ku murongo zakikije turakikije tumaje gukikiza birarangiye ubwo turahura ubwo mageze yarambonye nyuma ko ibibazo byo bikemutse ahita abwira za mandwa bwe nguyu ngo azane kazi ya byeri yavuze kazi ya mitsingi kazi ya musteri aravuga ngo bagura ihene bagura iki none ndavuga ati jewe niko bigenda ndavuga ati je nubone mbyibushye ugira ngo ndo mu boss nivuje umunsi ku babyeyi bombi yahise nuka undi ko akagira gutewe komvira mu gipangu wemeza ama bodyguard rero yahise nterije ki bajya ngo nama security bana hanze ariko gasuka akaba yarantayishaba nyisohoka gutya kinsohoye koraga kuri yacu ne bita Giro Show TV ariko dukoresha telefone nayo iyo telefone nayo bayita yituga gaceza bisuga bigaragara umukara ifata video hari abantu bizagize monetize cyane rwose birabaye birarangiye kisohoka kwa gasuku nyigera kwa gasuku kumwe akina mu makaro yego Infinix kangahe Infinix Hot 10 urabyumva ubu yafata bamubaje sibyo mununga bazine wumva bamubaje ibyo reka twumva ariko uri murumva misho stareza se zijya zishira umuhanda bazine wumva wakapfa ubwo birabaye birarangiye reka dode bimaje kurangira ureka buri muntu aravuga ibyo kuko twawe n'ibibazo mana bibaye birarangiye ubwo nyisohoka kwa gasuku irashisheka mwembe umva muri murambangamira oya mwimbangamira rero tukaga dukora ikiganiro n'abanyeshuri wanjye ratanyibwirira yigo mbwira impambure ubwo bibaye nyine nyisohoka kwa gasuku ngiye kubona umuntu wa mukobwa dukoresheje nawe kuri Kigali Live TV abarampamagaye abarambwiye ngiye kije nitwa Kabira yego ubu se witwa nde nitwa Nyamabona ko numvisha n'abana biguhamagara ngo Kabira none birabaye isosi yashize
warozanye inzara Sese nukoza mu bugo. sese nutuma kasaradini Sinkije. bibaye gura agasaradini urishe urishe bibaye biba birarangiye hari agasosi hano wagira ngo ewana gake baza nyine wumve bibaye bonyine biba birarangiye bimaze kurangira umukobwa aramubona ngo ni musaza kurara rume none kurara rume burane muri quartier yiwacu cyo kusanze ko ariko yitwa ndagenda hageze maje kuhagera amuzana kayose itavuga ati wambabariye tugezemo hagati twareka kumurusha ikiganiro n'uyu mutinga kandi wamuriye kushira kuri kamera nziza Warinde. wa mukobwa bo kuri Kigali Live TV ari wandikira n'umuseso niwe umusesere bari umuseke namubwira ati rero ati cyo kiganiro mbabara ntugishireho ngewe nikorana nayo kiganiro arambwa ati nyamabondo turi ready ndavuga ati ya mu ready turame ibintu byiza ndavuga ati nabuhe ibintu byiza cyateganira ahitagira gutera gikasore gatatu kuri kiganiro ndimo ndakora siporo bari bankanagira konda none nibwo bahise bahita banyita big boss bamvuye kuri nyamabondo mvuye kuri kabira mugiye kuri big boss reba none wa mukobwa dukoze ikiganiro gishizeho abantu baragikunda naraze ncanga ndimba tema inshuro 80 abarambwiye ati kabira ati tibite tirisaba turese ngo dukore ndavuga ati uranyishyura ati nushaka kubyinca byose ndakwishyura ari ndukubwira ndimba ati byarangiye ashaka ko nyine byarangiye buretse nkubwira ukuntu ibintu biba bimeze buriya ahantu ahubwo njya agasomo nkuyemo hari icano bajya bakunda kuvuga ngo ubu buzima bwakwigishije iki bakunda kubibaza ibyo bintu ye uzi ikintu iyi story inyigishije ya Nyamabondo no just we kora cyane utitaye utitaye kuba guca intege nushaka ugenda ubu wanyuma bya bintu rero birabaye fisi ntabwo uri murabyumva urumva ko yagukinze utudimiri mu maso ukagenda ariko nyuma aza kugukenera nagiye tujya gukorera kwa gasoko tugeze kwa gasoko gasoko arabyanga ati mumvire mu gasoko yatekamira avuga ati wowe uri mu noto urajyamo 10,000 gasaza vate mumvire mu gipangu ndimba ahita njyaniwe dukora ikiganiro muhita muzamukana ruveri twakoze ikiganiro cyo kurwana kirakigira 70,000 mu isaha n'imbere y'Imana kiracyariho cyo kurwana twatuma dukirana bucya bitarangurije televiziyo mu minota 30 yaregize mu 55 ukiza hafi mu 80 ako nazanye n'umugisha muri bino bigo